Happy Sunday bano banjye mumeze mute. Iyi ni good news twifuje kubagezaho ku bantu batari bazi icyo bajyaga bazira kugira ngo babure visa. While the world is asleep, your success begins. At the perfect time for focus, no noise, no distractions, we train you to succeed. Just your best performance. Your future shines. Join Samtech today. Your future starts here. Hello my beautiful people, turagushimiye wahisemo kubana natwe. Twitwa Samtech ku mbuga zacu nkoranyambaga, wadukurikirana ukadufollowinga, ugasharinga ibiganiro byacu, ukabana natwe umunsi ku munsi. Waduhamagara no kuri nomero, ushobora no kubooking appointment yawe mu gihe ukeneye consultation kuri visa, ndetse no mu gihe ukeneye ubujyanama ku mitangirwe ya visa mu bihugu byose bitandukanye. Wakwibaza ngo niki tukuzaniye kuri kino cyumweru muri Samtech. Ikintu tukuzanira kuno munsi no kukubwira ko muri Samtech hari amakuru twamenye abantu mukwiye kongera kwitondera. Waba umaze iminsi wibaza ati se kuki Canada batagitanga visa, kuki Canada na applying bakanyima visa? Ayushwa ko bakwima visa uyikwiriye? Banza umenye neza niba Canada koko bakwima visa ari kuyikwiriye. Ariko kuri uno munsi twifuje kubahereza idonido amakuru y'ibwiru twacukumbe, twakoze investigation kuri ubu ngubu dusanga Canada bari gutanga visa ku muntu ufite documents zimeze neza, ariko ku muntu ufite documents zimwe tujya dukunda kuvuga ngo ni documents zirimo ikintu cy'umugeri, ikintu cy'amayeri, ikintu cy'abatayeri bakudodeye, hari akantu bakudodeye bagashyiramo, aho ngaho urahiye. Kuri ubu ngubu Canada ifite icyo bita AI. Isigaye ikoresha AI detector mu checkinga document mbere yo kugira ngo baguhe visa. Bari kubanza bagacekinga bakareba document zawe niba ziri accurate, niba nta bintu nta made in ibiryogo irimo. Rero babantu bajyaga bapapira ugasanga utuntu tw'utu back statement, utuntu tw'udu historique, utuntu tw'utu document dutandukanye, basibukiye ni made ibiryogo. Canada rwose visa yibagirwe, visa izakomeza kuba inzozi kuri wowe, kuko bafite icyo bita AI detector detecting a document, bagacekinga bakareba muri document yawe iyo system cyangwa AI detectinze ikabonamo error, izamura icyo bita red flag. Iyo izamuye red flag rero haba icyo bita verification. Iyi verification rero ikorwa gute? Verification ikorwa n'icyo twita intervention of human being. Nukuvuga ko bafata document zawe bakazikubita muri system ikadetectinga, ibonye at least single mistake ihita izamura red flag, ikavuga ati mbonye igisasu hano mutabare. Icyo gihe rero nibwo umu detector cyangwa umu office cyangwa visa officer afata document zawe akongera akazi reviewing, akareba document kuri document, akareba akantu ku kandi. So rero niyo mpamvu twababwiraga ngo make sure niba uri kwa applying usaba visa ibintu byose urabyujuje, document zose zimeze neza, wikenera gushyiramo aka document gatoya gashobora kukwanduriza dossier yawe, kuko any mistake, single mistake in one document ituma dossier yose iba rejected. Niyo mpamvu rero abantu benshi kuri ubu ngubu batigeze bamenya ikintu. Abenshi ugasanga ahubwo bari kwijundika ama banki bakoresha, ati mbake yantangiye amakuru, barayihamagaye bayibaza niba nta mafaranga mfite. Irabivuga banki ntabwo ifite ubushobozi bwo gutanga amakuru ku mukiriya wabo mu gihe hari amakuru amubazwaho. Gusa embassy yo ibifite ubwo bushobozi bwo kuyabaza bakayisubiza, ariko most mbere yo gutekereza ngo banki yamvuyemo, banki yagize ute, yatanze amakuru yanjye, ese wowe uri sure ko document akoresheje ari sure deal zimeze neza, ziri accurate? Reka twajye tubibutse ko fake document is criminal, Rwanda law irabihanira. So rero
mu by'ukuri rero ni ayo makuru abantu benshi batazi, kandi si embassy ya Canada gusa ahubwo amambasade menshi akoresha iyi tekinike mu kurefusing amaviza y'abantu, gusa abantu ntabwo bajya babimenya. Sometimes usanga wikeka amakosa cyangwa amakosa ukayakeka ku muntu wagukoreye application, ariko mbere na mbere bujya ubanza ushakira ikibazo aho ngaho. Ubwo rero mu by'ukuri ubihakana cyangwa unyomoza, nibakurega kino kintu uzatanga ikirego, bazakwereka icyo bita ikizibiti, bahita bagufatana ibizibiti bro. Gusa twere kuvuga n'ibyo ngibyo wenda ngo abe aribyo dushinga hagati, hari n'igihe ishobora no kuzamura red flag mu gihe document zawe ziri accurate, ariko icyo 60% abenshi baba eliminated cyangwa rejected kubera iyo mpamvu, kuko system iradetectinga soundinga verifier akaza agafata documents akazicekinga neza. Iyo abonye hari amakuru wenda agizeho gushidikanya, nibwo wenda ashobora gukontaktinga banki yawe, banki yawe igatanga amakuru ikavuga ati it's okay, iyo historique ni yacu, ni mu mwaprovingire nta kibazo. Ariko kugeza ubu amabanki menshi asigaye akuvuga tu ukavuga ati reka kuko byari bikabije cyane, aho wakwakaga historique iriho wenda nka miliyoni 2 ugatanga, wajya gusaba viza ugasaba viza iriho miliyoni 100 bro. AI detector aho ngaho itivuza induru ati iki ni igisambo mutabare. So gayo nguko rero iyo yari update twifuje kubaha kugira ngo abantu murusheho kumenya icyo muzira. Abantu benshi mukunda kubura amaviza mwashatse gukoresha ubwo buryo, cyangwa abagenti bababeshya bakababwira ati twege turabatekinikira, twege icyo dupfa nuko muduha amafaranga, ibindi muzabitubaze. Menya ko uzashya wongera ushye. So rero kandi ikindi twabwira ni uko uri kwicira historique yawe. Iyo bagufatanye nk'icyo kintu bakubaninga 5 years, banned 5 years, utongera kwa applyinga visa ya Canada. Ngayo nguko rero. So ngaho nguko ayo niyo update twari twifuje kubasharinga, tubasaba ngo mwirinde ibyo bintu. Ngayo nguko amakuru nakagaruka muri Samtech Making. ashobora kuba wakoze subscribe, kuko niba utarayikoze ubu ni ubwa mbere nanyuma twumvishe, ntabwo uzongera kutwumva. Ariko niba wakoze subscribe, share, comment, isaha n'isaha uzakomeza kutwumva, kuko ibino biganiro n'aya makuru utakumva ahandi, nitwe twenyine tubasha kumena icyo bita kumena umuceri. Dufata amakuru y'ubwiru tukayashyira hanze. Ntabwo byari ngombwa ko twabibabwira, ariko twebwe turavugisha ukuri, nicyo twashyize imbere, abantu batuzi ukuri. So rero kugira ngo urusheho kumenya ko watunganya dosiye yawe, beta gana Samtech tukagufasha, tukakwereka uburyo ushobora kubaka historique yawe hadasabyemo ibyo bintu by'amatrick ukuntu. So rero nguko uko bimeze. Mu by'ukuri ushobora gushaka umuntu ushaka kugucishiriza amafaranga, ariko nabyo katwongera twibutsa abantu ku ma historique. Iyo ushatse umuntu ugucishiriza amafaranga ukayarundiraho rimwe, bakurega icyo bita lapsam. Ni ugufata amafaranga ukayarundira icyarimwe menshi cyane, kuko bahita bibona ko wabikoze uri gushaka kwa applyinga visa. Icyo gihe rero bagusaba gutanga ubusobanuro bw'ubu buryo ayo mafaranga wayinjije. Icyo gihe rero biragorana. So rero niba ari ngombwa uteganya kwa applyinga visa, fata umwanya wa applyinga visa, utegure historique yawe, wifatiraho nk'ibigutunguye. Fata umwanya, wiha amezi 3, wiha amezi 6 kubaka historique yawe. Canada visa or general visa is not difficult, but it requires patience and plan. Sit and plan before you apply your visa. Thank you.